Turabasuje cyane amahoro Imana itanga nabane namwe rero. Iyi ni Kiana TV show, nkuko mubizi tugenda tubagezaho amakuru atandukanye yo hirya no hino ku isi ndetse na hano mu Rwanda, iyobokamana ndetse n'andi agiye atandukanye. Rero tuje tubabwira amakuru yo mu itsinda rya Dorcas na Vestine. Ni abakobwa babiri bavukana b'abavandimwe. Rero murabizi ko Vestine afite ubukwe ku itariki 5 z'ukwa karindwi, nibwo Vestine afite ubukwe. Ndetse tutarinjira cyane no mu bukwe bwabo, mbabwire ko bafite indirimbo nshyashya yitwa Yebo, aho imaze kugira views miliyoni 10. Ni igikorwa kitoroshye cyane, abantu bagenda cyane muri ibi bihugu bya East Africa. Ni indirimbo ikunzwe hirya no hino. Mu mezi 3 imaze kugira views miliyoni 10 zirenga. So rero uyu mukobwa cyangwa se abangaba bakaba batangaje igihe, uburyo ibyo mu bukwe bwabo cyangwa se uburyo ubukwe bwabo buzagenda bazinjira, dore ko abenshi baba banavuga ko ubukwe akenshi bw'abastari ntago buri wese aba yemerewe kwinjira, ndetse bakaba bavuze ko saa 3 babitangaje. N'ibyo yatangaje ubwo bari mu kiganiro na Emirene, ubwo Dorcas yasozaga amashuri ye yisumbuye. Bagiranye ikiganiro na Irene, aho batangaje bino byose, aho batangaje ko dote izatangira saa 3. akabwira abantu bose bazabujyamo, akabwira ati rwose muzaze mbere, ndetse ubukwe buzabera hariya kuri Intare Arena Conference, murahazi. Niho ubukwe buzabera. Ababwira ati saa 3 rwose abantu bazabuzamo bazabe bahageze. Byumvikane hariya haba hari uburyo bwa security bukomeye cyane, uburyo bw'umutekano. Avuga ati byaba byiza muzindutse. Byumvikane uzakererwa ashobora kutazemererwa kwinjira, niyo mpamvu yashishikarizaga abantu kuzazinduka. So rero batangaje ko kandi hari umubare ntarengwa bapanze ko ugomba kuza. Byumvikane ko umuntu ushobora gukererwa ashobora kubura ahantu yicara, cyangwa se kubera ko hari umubare bapanze ushobora kuhagera ugasanga umubare wuzuye ukaba wasubirayo. Niyo mpamvu rero bakanguriye abantu bavuga bati muzaze hakiri kare. Ikindi bavuze nuko ku kintu cy'imyambarire, umuntu uzabutaha agomba kugenda yambaye neza. Icyo ni ikintu basubiyemo. Irene kivugaho na Vestine kivugaho. Byumvikane ikintu batinzeho, ushobora kuzagenda wambaye ukuntu ugasanga baraguhagaritse cyangwa se bagusubijeyo. Rero kuko ari ikintu bikijeho inshuro nyinshi, Irene akakivugaho, Vestine akakivugaho, akabwira abantu ati rwose muzaze, ikindi kandi muzaze mwambaye neza nk'abantu bagiye mu bukwe. Byumvikane kuko ari ikintu basubiyemo kenshi. Icyo ngicyo niba uri kwitegura kujya mu bukwe bwabo, ugomba kukitondaho, ukagikora neza, ukagenda wambaye neza, uri smart. Niba hari umukenyero ufite, niba hari costume ufite, cyangwa se wanabikodesha, uzagenda uri smart rwose. Bavuze bati nta muntu uzagusubiza inyuma nugenda wambaye neza, ukagendera igihe rwose, nta yandi mategeko ahari yaguhana. So rero ikindi kintu bavuze, batangaje ko dote nyine izatangira saa 3. Nyuma ya dote nk'uko bisanzwe bizwi, abantu bahita bajya mu rusengero. Nyuma yo kujya mu rusengero saa 7 bavuze ko ari church, no kujya mu church. Noneho nyuma yo kuva mu church bazahita bajya muri reception, aho reception ngo bazayikora akanya gatoya. Mbabwire ko ngo harimo n'igiterane. No kuvuga bapanze igiterane gikomeye cyane. Nyuma ya reception bapanze uburyo bwo kuramya Imana no kuyihimbaza. Rero niyo mpamvu bavuze bati rwose nyamuneka niba ushaka kuza mu giterane, wenda ari igitaramo uvuga ati ni igitaramo njemo, ni saa 11. Avuga ati rwose saa 11 utazaba atarahagera rwose azihombera ku Ntare Arena. Rero byumvikane
saa 11 niba ushaka kuza mu gitaramo wenda uvuga ati ubukwe nzaba ndi bize, ugomba kuhagera wenda saa 10 gutyo saa 9 ukaba uhageze mu rwego rwo kugira ngo ubukinge umwanya wawe. Rero ni igitaramo bapangiye abafana babo ngo kubw'uko bakunze indirimbo nyinshi, indirimbo yabo yitwa Yebo, ndetse akaba ari n'ubwa mbere, bo bavuga ko ari ubwa mbere bibayeho kuba indirimbo yabo igize miliyoni 10 mu gihe cy'amezi 3 gusa. Ni ibintu rero, niyo mpamvu bavuze bati reka dupangire abafana bacu konseri, ndetse kuyinjiramo ni ubuntu, nta mafaranga rwose basaba, ni bya bindi nyine bisabwa, ni ukuza uri smart ukahagera kare rwose, kandi ikindi ukahagera kare kubera ko hari imibare ntarengwa bateganyije bapanze itagomba kurenga. So rero birumvikana ko ugomba kuhagera kare ukagenda uri smart rwose, wemerewe kwinjira. Rero aho ikindi bavuze bati ni ukudusengera. Mu byumvikana Vestine na Dorcas hari ibintu bikomeye cyane ngo ari guhura nabyo. Mu bintu yatangaje ko ari ibintu ari guhura nabyo bikomeye, anagira n'abantu bafite ubukwe, anagira inama abantu bafite ubukwe ababwira ngo bajye basenga cyane, ndetse akanasaba n'abafana be ndetse n'abandi bantu bamukunda by'umwihariko ko bamusengera muri iyi minsi. Ndetse yatangaje ko ari ibintu ari guhura nabyo bitoroshye, ndetse akavuga ko ibyo bintu atigeze ahura nabyo. Ntabwo yigeze avuga ibyari byo, ariko yavuze ko hari ibintu atigeze ahura nabyo mu buzima ari guhura nabyo muri iki gihe ari gupanga ubukwe. Ibi ngibi yabivuze ari seriye, ari kuvuga ko anagira inama abantu bafite ubukwe ko bagomba kuba maso, ababwira ati umuntu uzabarwanya cyangwa se ibigeragezo uzahura nabyo ni iby'abantu bakwegereye, ni iby'abantu bakuri iruhande, nibo bantu bazakurwanya. Byumvikane hari ibintu ari guhura nabyo, reka tumusengere cyane, abantu basenga bamusengere. Ibintu yavuze ari seriye, ndetse na Vestine babanje kubigiraho impaka avuga ati wabivuze, undi ati mbivuze nagira abo nkomeretsa. Byumvikane hari ibitero bari guhura nabyo bitoroshye muri iyi minsi, kandi ni nabyo koko nk'abantu bizera buriya akenshi Imana igiye gukora hari ibintu by'ibitero ugenda uhura nabyo. So rero reka dusengere uyu mukobwa Vestine ku bw'ubukwe bwe, Imana ikomeze kumurengera, kandi tuzabwitabire twambaye neza cyane, aho kandi bari kudutegurira indirimbo yitwa Emmanuel. Iyi ni indirimbo ngo izasohoka, ishobora kuzasohoka ku munsi w'ubukwe, nyuma y'ubukwe gatoya, cyangwa se igasohoka bukeye bwaho. Ngo ni indirimbo izaba iri mu Giswahili no mu Cyongereza. Rero tubifuriza ubukwe bwiza, tubifuriza imyiteguro myiza, kandi tunabasengere, tunabaragize Imana kugira ngo ibintu bizarusheho kugenda neza, Imana ibashyigikire. Komeza rero ukande subscribe utazacikwa n'amakuru yacu ubutaha tugenda tubagezaho. Imana ibaha umugisha. Ciao.